Ma, umeze gute? Nyine mama ndabizi urababara, umubiri urakurembeje, ariko nyine ihangane kandi ukomerere muri Kristo. Agatege kose gakeya wabona, jya wibuka uvugisha umuremyi wawe. Azi byose, azi impamvu ya byose, kandi niwe ugena ibihe. Ubyizere, ubyiringire, umwanzi ntagufatirane ngo nuko ufite uburibwe hato atakwiba ubugingo bwawe. Rwana nyine, urabizi wantoje kurwana, wantoje guhangana, untoza no kwizera. Nawe rero ubikore, ndagukunda cyane mama wanjye. Mwana wa ni ukuri ndaho ndashima Imana, nubwo mbabara cyane ariko mfite kwihangana kandi mfite no kwizera. Ubugingo bwanjye namaze kubushyira mu kiganza cy'umwami, ingabo zigame umubiri wanjye nawe nkusabira ibinya byo mu ijuru. Ubu rero ndaho ndindiriye kuzareba ubushake bw'Imana. Yes, ngira ngo rero nkuko nawe ubyiyumviye, navuga ko ari inkuru y'akababaro, navuga ko ari inkuru ibyutse isakara ahantu hatandukanye, ariko ubu tuvugana ni inkuru navuga ko imaze iminota igera kuri 3 ibashije kuba yagera hanze nkuko bitangajwe n'ubundi n'uyu muvandimwe Irene Murindahabi. Ngira ngo ni umugabo wamenyekanye mu bintu bigiye bitandukanye, yaba mu biganiro atambutsa ku muyoboro we wa YouTube channel, yaba ibikorwa bitandukanye agenda akora byo gufasha abahanzi, ndetse by'umwihariko n'abamumenye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko kuri ubu navuga ngo uri mu bihe bitamworoheye, cyangwa se navuga ngo uri mu bihe bitameze neza cyane, nyuma y'uko atangaje ko mama w'umubyara yitabye Imana. Ngira ngo nk'uko mumaze kubyumva muri ubwo butumwa, yabanje gupostinga avuga ko iri joro ryamubereye ijoro ry'umwijima adateze kuzibagirwa, cyangwa se ryamubereye ijoro ribi cyane. Ayo ni amagambo yari yapostinze kuri story ye ya Instagram, ariko akomeza agenda agaragaza amagambo arimo akababaro, cyangwa se arimo agahinda, kugeza ubwo apostinze amafoto, ndetse by'umwihariko atangaza ko ari mama we wamaze kwitaba Imana. Ni umubyeyi rero wa Irene Murindahabi kuri ubu wamaze kwitaba Imana, ariko nanone ugendeye ku byo yatangaje, cyangwa se ugendeye ku byo yagiye agarukaho ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, bigaragare ko uyu mubyeyi ashobora kuba yazize uburwayi, nubwo ntawahita amenya ngo ni ubuhe bitewe n'uko atarawutangaza. Ariko muri iyi voice note nk'uko uri kubyumva, urumva ko yari amaze iminsi atamerewe neza, cyangwa se yari amaze iminsi ari ku buribwe bw'umubiri, bitewe n'uko Irene ngira ngo uri kumva ko yamwihanganishaga, cyangwa se yamuhaga pole ku buzima bwe, ari kumwihanganisha, ari kumuremamo icyizere. Umubyeyi we nawe ukumva ko yamubwiraga ko akomereye mu mwami, cyangwa se ukumva ko yari ari kumusubiza ko akomeje kwihangana nubwo ibintu bitari byoroshye. Ariko kuri ubu ngubu nk'uko ndi kubigutangariza, cyangwa se nk'uko ndi kubikubwira, nakubwira ko ari inkuru yamaze kwemezwa n'umwana we, cyangwa ari we Irene Murindahabi n'ubundi, wamaze kuvuga ati umubyeyi wanjye yamaze kwitaba Imana. Nta kindi rero, nyuma y'uko abipostinze, komenti zabaye nyinshi cyane nk'uko muri kubibona, abamwifuriza iruhuko ridashira, abakomeje gukomeza Irene Murindahabi bakomeje kuba benshi cyane. Ngira ngo ari nabyo akeneye kurusha ibindi muri ibi bihe, akeneye abamukomeza, akeneye abamuba hafi, akeneye abamwumvisha ko isi itarangiye, nubwo ari ibintu biba bitoroshye. Iyi nkuru rero itangajwe navuga ngo mu ijoro ryo kuri uyu wa 23 z'uku kwezi n'ubundi turimo kwa kabiri, umwaka wa 2024. navuga ngo Irene n'umwe mu bantu batari bakunze no kuba yagaragaza famiye ze, cyangwa se ibigendanye na famiye ye hano mu bitangazamakuru. Ariko hari igihe biba ngombwa, ngira ngo akenshi nk'uyu mumama abantu bari bamuzi ni bake cyane, ariko hari igihe biba ngombwa iyo umuntu yitabye Imana ntago wabura kumenyesha abakunzi bawe, ntago wabura kumenyesha abagukuriye
bamukurikira, ahubwo kuri ubu ngubu natwe icyo twakora cyangwa se by'umwihariko abakunzi ba Irene icyo bakora nta kindi uretse kumwihanganisha, nta kindi uretse kumuha pole, nta kindi uretse kumubwira ko isi itarangiye kandi ari ibintu bibaho mu buzima. Twizere ko nawe rero akomeje gukomera, twizere ko akomeje kwihangana nubwo ari ibihe biba bitoroshye. Ngira ngo agitangaza iyi nkuru ni ibintu biri no kugaragara ko ari inkuru ibabaje abantu benshi cyane, yaba bamukurikira, yaba bakunda ibyo akora umunsi ku wundi, yaba bari kumupostinga. Ni inkuru uri kubona ko ibyutsi ishengura abantu, ibyutsi ibabaza abatari bake cyane, ariko nta kundi niko ubuzima bugenda. Reka tubwire Irene by'umwihariko tubwire famiye ye ngo bakomere, kandi umubyeyi we Imana imuhe iruhuko ridashira, akomeze kuruhukira mu mahoro. Ikindi wenda ibigendanye n'ibiri bukurikireho cyangwa se n'ibyo bwe ari bwitangarize, turibuze gukomeza n'ubundi kubikurikirana. Icyo usabwa kana subscribe, n'ubundi dukomeze kubana hano ku yandi makuru atandukanye. Ariko dusoze tuvuga ngo Irene komera, dusoze tuvuga ngo famiye yawe mukomere kandi mwihangane, umubyeyi aruhukire mu mahoro. Ngira ngo iyi nkuru ibaye nk'iyi ari inkuru y'incamugongo, nta bintu byinshi byo kuvuga uba ufite, nta bintu byinshi byo kuyirenzaho uba ufite. Gusa nanone sinabura kuba nayibamenyesha abantu benshi bamukunda, abantu benshi bamukurikira, sinabura kubamenyesha ko yaba yagize ibyago kugira ngo n'umwihanganisha abashe kuba yabona uko amwihanganisha. Ushobora kwandika muri comment wihanganisha famiye ye, wihanganisha Irene ku giti cye, kugira ngo arusheho kubona ko atari wenyine, kugira ngo arusheho kubona ko atigunze. Reka mushimire rero, nkubwire ngo komeza ubane natwe umunsi ku wundi, n'ubundi gahunda zitandukanye zose. Umeze gute? Nyine mama ndabizi urababara, umubiri urakurembeje, ariko nyine ihangane kandi ukomerere muri Kristo. Agatege kose gakeya wabona, njya wibuka uvugisha umuremyi wawe. Azi byose, azi impamvu ya byose, kandi niwe ugena ibihe. Ubyizere, ubyiringire, umwanzi ntagufatirane ngo nuko ufite uburibwe hato atakwiba ubugingo bwawe. Rwana nyine, urabizi wantoje kurwana, wantoje guhangana, untoza no kwizera. Nawe rero ubikore. Ndagukunda cyane mama wanjye. Mwana wa, ni ukuri ndaho ndashima Imana, nubwo mbabara cyane ariko mfite kwihangana kandi mfite no kwizera. Ubugingo bwanjye namaze kubushyira mu kiganza cy'umwami, ingabo zigame umubiri wanjye nawe ngusabira ibinya byo mu ijuru. Ubu rero ndaho ndindiriye kuzareba ubushake bwe.